Will you marry my dad? Ese uzashingira na papa wanjye? Umva umwana dutangiranye hano aje guporoporeza umukobwa arambiwe urugo rutagira igitsina gore. Dukurikire tunareba biraza guherera he sasa rero. Umwana aje guporoporeza umukobwa. Umukobwa ati biratangaje. Ubundi ninde uporopoza umukobwa muri buno buri? Njye ndabona bimeze neza nta kibazo. Biraryoshye. Urabona ukuntu impeta iciriritse? Ubundi ninde wohereje uyu mwana kumporopoza? Ubundi wa mwana we papa wawe ukora iki? Has a very important job. Ubundi papa wanjye afite akazi k'ingenzi cyane. Kubw'ibyo then tell him to come and meet me. Njye numubwira se duhure. Why do you want to meet his dad? You already have a boyfriend. Ese kuki ushaka gurana papa we? Ufite umuhungu mukundana? Maybe he's richer than my boyfriend. Ashobora kuba umukire kurusha umuhungu dukundana. Kuki ntagenda? Oh, come on, Melissa. Melissa, tuzi ibyo nkora ndabizi. Ibyo nkora ndabizi. Wowe wumva utuje mu mutima. Wumvishe babakobwa ariko twigarukira kuri wa mwana. Papa, unyihanganire. Ushobora kuba nakoze ikintu kitari bugushimisha bene gato. Wakoze iki se muhungu wanjye? Kuva mama wanjye atakiriho, nagiye muri restaurant ndeba umukobwa, mubaza nimba mwashyingiranwa. Ntabwo wakora ubucucu nk'ubwo ngubwo ngo ujye muri restaurant uvugisha umukobwa umubwire ubucucu nk'ubwo ngubwo. Unyihanganire papa, niba uragenda umuvugishe. Wumvisha abandi bana ariko irungu yabonye ryenda kwica papa we, yenda guheranwa n'agahinda nta cyana bari hamwe na mama atakiriho. None yaje kumushakira icyana. Urumva abandi bana urwego bagezeho. I told you she. Nabikubwiye papa, dore arasa na mama wanjye. Sorry about what my son has. Unyihanganiye ko umuhungu wanjye aba yababwiye. By the way, and ubundi amazina yanjye banyita Samuel. Ntabwo bishamaje pe. Nageragezaga kuvugana n'inshuti yawe hano. Nakifuje kugira akantu nsagira namwe. Kuko twese tubikubwira ntabwo dushamajwe nawe pe, ntabwo dushamajwe nawe. Kandi ubimenye ntabwo dusangira n'abantu batagira amafaranga ako gate mu gutwi nako. Bityo rero wa muhonzi wigendere ntabwo dushamajwe nawe, ntabwo dushamajwe nawe pe. Munyihanganiye ko mumbavangiye. Gusa umuhungu wanjye yatekerezaga ko usa na mama we wapfuye mu mwaka ushize. Kandi cyari icyifuzo cye kuba yaza kampuza nge nawe tukabasha kumenyana. Ese urabona nsa n'umuntu byitayeho? Kujya ntabwo nzitayeho pe. Reka twigendere ru. Umwana hano agahinda ko kubaho nta mama wagira karamwishaza gushakira se umugore bakongera kubana. Nawe unyumvire, umwana yishwe n'agahinda yifuza ko se yakongera akagira umugore nubwo ataba ari nyina ariko akaba muri hafi amubona nk'umubyeyi we. Nyagasani, agahinda kagira mu bintu kica mw'abantu mwe. Murareba akagahinda umwana afite kuba yaragize igitekerezo cyo kuza akajya guporoporeza umukobwa. Nawe ndebere. I would love to have a drink with you. Ndifuza kugira icyo nsangira nawe boss wanjye. Okay, nta kibazo. Byiza cyane. Okay, nta kibazo duhurire muri bar. Yego tubonane mu kanya. Nawe ndebere. Disi uyu mukobwa we n'umwana mwiza, yifite umutima mwiza, agiriye impuhwe uyu muryango, ufite umwana ariko nta muguru ugira. Burya nta wangwa na bose mw'abantu mwe. Abantisha n'abazakwanga ariko umwe muri bazavama gukunde. Ese wowe urakora ibiki? Biragaragara neza ko nta mafaranga afite. Ariko nubwo agaragara nkaho nta mafaranga afite, ariko aragaragara neza ni umugentro. Mana yanjye. Uya wibitinda wongeye nibyo nitaho. Ako surakomeje. Niyo mpamvu ugiye kuzapfura umukene wowe. Wowe nta bwenge ugira uri igicucu. Nyagasani, unyumviriye inshuti y'uyu mukobwa iramubwiye ati kubigiye guhura n'uyu mugabo nta mafaranga afite atagiye kuzapfa ari umukene. Nawe unyumvire izo nshuti mwirirwana zimeze nk'uyu mukobwa. Muri ako kanya hahise haza umujene wambaye neza utikoraho mukajireke. Yasokoje udusatsi twe neza none aje mu maputa. Undebera uburyo yigira ubundi ndyarya nuko uzitangira nuko uziza nuko uzireba mw'abantu mwe murabimenye. Atumeze utese mwiza? Umeze neza? Yego meze neza cyane nonaha. Ati se amazina yawe bakwita nde? Amazina yanjye banyita Arki. Ariko inshuti zanjye zose zinyakura Rage. Ubumvisha kineneko ati yitwa Arki ariko inshuti zose zimwita Rage. I like the sound of that. Oh, mana yanjye, ibyo ndabikunze. Oh, mbega byiza. Ubundi ibi nibyo bita ubuyobe mw'abantu mwe. Ibi nibyo bita ubuyobe ndababwiye. I just ordered a bottle of nari namaze gutumiza icupa rya champagne hariya muri VIP. Ese waza tukajya gusangira? Ati hariya muri VIP. Oh, mbega byiza. Wivuga byinshi, wikwirushya.
ubundi abakobwa ntibikoraho kumubwira byonyine ko ari muri VIP ahisa kuko umutima uvuye mu gitereko mama we biraza kurangira gute ubutaho usumvira inama zanjye mushuti wanjye ngaho genda wishimane n'ura Samuel w'umukene wawe disi hano aragiye abonye inshuti abonye umujyana muri VIP ese biraza kugenda bite mureke twihera amaso turebe ngo bimeze bite You look a lot different than your friend. biragaragara cyane ko utandukanye n'inshuti yawe wakunda gukora muri buriya buryo ariko ujya avuga byose iteka baganisha ku bakire ku bahungu bafite za Lamborghini Yeah, Lamborghini. Lamborghini na kimwe cya kabiri cy'abakobwa bose hano mu mujyi ese nawe uzi neza nsasi zawe oya habe na gato njye nkunda abajene bifite ikinyabupfura b'abanyabwenge kandi bafite n'umutima mwiza ibyo nibyo numva byampesha agaciro kurusha bariya bafite amamodoka manini meza cyangwa amafaranga menshi oh wow ni byiza ibyo biranejeje cyane biragoye ko wabona abandi bantu bameze nkawe hano mu mujyi ahari wasanga Silver Jedi abazana ko kunywa hano Jedi arababwira ati mubifate nkaho muri mu rugo ubundi mwakagombye gutanga serivisi gutya umukobwa arishimye yumvishe ko ari nk'ari mu rugo bati tunywemo ese kuki babigwanye nta mafaranga utanze reka tubivuge gutya akenshi ngenza kunywera hano ese uza hano kenshi ku buryo bigera ku rwego baguhera ibintu bingana gutya ku buntu mbega biratangaje kandi ngewe biranandenze byandenze wumvishe abakobwa ariko ndagusezeranya hoya muko byikurenga nyiri no bare ndamuzi mukuri ese uratekereza ibyo byanshitura cyangwa uragerageza kwigira nkaho uri mwiza ahari byombi byashoboka reka tunywemo kandi ntumfate nk'umuntu ukunda ahantu hameze neza cyane gusa kandi nanjye ntumfate nk'umukobwa uhereza abajene bose amahirwe nk'aya ngaya nguhaye aba bantu babivuze babicuritse ku buryo ibyo uyu mugabo avuze abivuze ameze nk'aho yigize umukobwa n'ibyo umukobwa yavuze yabivuze nk'aho yigize umuhungu bananywamo gake gake tugaruka kuri runo ruhande ese ubundi wowe wahuze icyo nshaka iki se mukobwa mwiza ndashaka kuzajya nzukira mu kizu cyiza cyo muri Capri hanyuma ngafatira utwo kurya twa mu gitondo ku kabari ko hafi aho nambaye utuntu tw'utubikini twa hato na hato hanyuma nkumva nezerewe ibyo biratangaje Capri ni ahantu heza muri uyu mwaka yego nibyo kabisa ibyo nibyo nshaka nanone dushobora kujya muri Santorini tukajya guhahira imyenda mu isoko ryigenga rya Milan ndakeka nawe ubizi ubundi njyewe ntabwo nemeye kuba mu buzima butagira amafaranga cyangwa mu buzima bubi birimo stress njyewe naremeye kubaho mu buzima bworoshye n'umugabo uzashobora kubyihanganira nibyo rwose nibyo ndatekereza nanjye nemeye kubaho mu buzima bunini cyane butagira imipaka nanone njyewe umugabo naremewe ni wa mugabo uzi uko yamfata atari wa wundi uzambwira ngo zana ibyo kurya ku meza nkaho ndameza reka Silver Jedi zana koka fagitire sha turebe ukuntu twakwishyuraho gatoya rero nyuma y'aha ngaha tugiye gutaha n'iwanjye imodoka yanjye iparitse hariya hanze koko kuki tutagenda reka tugende dore ngo acuye inana yaje mu karesitora ari wenyine dore ubundi ubuzima ni ubu ngubu bamunyujije akaboko mu kandi aravuga ati cyaza ubu nibwo buzima naremewe imodoka yawe ni iriya niriya sha niriya Oh my god, mana yanjye ndayikunze ubundi ibi ngibi byose nari mbizi ubundi nabibonye tugihura nabonaga ko uri umuntu ufite ikimodoka gihebuje cyiza cyane You know what, Archie? Archie urabizi mukuri ndagukunda pe ndagukunda urabizi se iriya modoka ntabwo ari iyanjye nyagasani umusore yiyemeye ngo afite imodoka kumbi nayo siye dore ukuntu ninji mwiyaka iramwiyaka nk'ikimbwa yanze isi none yawe ni iyihe nakubeshya yanjye n'iriya y'umukara bayita Ford utwara Ford yego niki kibi muri byo ubundi ntabwo nakagombye kuba ndi hamwe n'umujene utwara akamodoka gaciritse nk'akariya reka natekerezaga ko ufite amafaranga yiyemeye ngo yasohokanye cyana none biramucanze yiyemeye none cyamurenze kirenze umufana dore wa mupapa wacu waporporejwe n'umwana nawe dore ngo arasohokana nawe umukobwa wundi wahoze ari hamwe n'uyu nguyu ushaka abakire gusa
Hey. Yo, bimeze bite se? Byakugendekeye bite ko mbona zikwakiyeho? Nari meze neza. Ariko ngiye guhamagara imodoka zitujyana. Oh, Melissa, nta mpamvu yo guhamagara bura modoka bwato nato ngo babatware. Ahubwo ikigenzi naba hari ifite tukagenda. Nguguki? Nta hajyana nayo mu kamodoka kayo kamafuti. Nindi yose waba uri gutwara naho hajyana nawe reka. Uya, imodoka yanjye iri hariya. Kiriya kimodoka cyiza giparitse hariya ni icyawe? Yego. Mbese bigaragara nkaho ufite amafaranga. None se ufite amafaranga angana utya muri resitora ukaba nta n'agacupa ka serivisi k'amazi wari ufite? Oya, ako gacupa ka serivisi ntabwo ngakeneye kuko aha hantu nahanje ubundi. Ni wowe ufite ahantu nk'ahangaha heza mu mujyi wose ukaba wambara gutyo? Iki ntabwo byumvikana neza. What? And few more others. And I dress Kimwe n'abandi bose mba nshaka kwambara gutya kugira mbe nishishe bugufi. None se ubundi na mbere hose kuki utari wabimbwiye? Kubera yuko nashaka kujyana mu manzi ngenzure neza nimba wankunda uko ndi koko atari kubwa amafaranga yanjye. Reka tugende. Ubundi abasore mwese mwakagonze kubigenza gutya. Si ngombwa kwereka umuntu ko ufite amafaranga menshi ku nshuro ya mbere mu gihura. Banza umuturishe, ubanza ugenzure neza koko nimba yagufata ukuri akakubahira ukuri. Amasegonda nk'atanu ngire mu modoka ndaje gato. Me in the car, okay? Girl. Mwana wanjye rero wakabaye waranyumviye na mbere hose ugakurikiza inama zanjye. Iteka ntugacire urubanza igitabo bitewe n'igifuniko cyacu cyangwa se ntugasuzugura umuntu kubera uko agaragara inyuma. Ibyo birakureba wana. Rero utagira ikintu mvugisha na kimwe. Serivisi yirukanka ati nyanganire nyakubahwa. Credit card yawe rero ntabwo iri gukora neza. Icyo ugomba gukora ugomba kwishyura mu ntoki. Reka ongera ugerageze n'inshuro imwe turebe. Ariko boss ibyo byose uko twabigerageje. Nyumva neza munyihanganiro gatoya ntabwo mfite amafaranga kuri iyo karita. Ariko nageragezaga ko nanebe ukuntu nishyura kuri credit. Ikiza no kwagira icyo ukora bikiri kare. Sweetie, ndabizi bigiye kumvikana nabi ho gatoya. Nta kuntu wakwishyura kara gacupa ka champagne twafashe hariya. Uri gutebya? Urabona nsa n'umuntu uri gutebya? Biragaragara nkaho uri gutebya. Oya, ntabwo ndi gutebya pe. Umukobwa muto, ngwino mwimbere wishyure hanyuma mubone kugenda. Sibyo? Kandi munyihanganire. Dore ngo arc wacu wiyita rich arakorwa n'isoni. Ikimwaro ni cyinshi mwabantu mwe aha mwigire imisomo ntukinjirana umuntu ahantu utazi neza ikofi yawe uko ihagaze. Dore ngo Melissa arinjira agiye kwishyura icupa atari yabajije. Dutegereze turebe biraherera he. Nababwiye nti naje nabagarukiye nabazaniye imizigo biri kubera kuri Freedom Empire. Iyi ni inkuru y'ubuzima. Ndagira ngo mbabwire nti aka ni agace gatoya k'inkuru dutangiye. Buri munsi tuzajya tureba agace ku kandi. Mwebwe icyo musabwa no gukora subscribe ku bwinshi mugasharinga na bagenzi banyu bagatangira iyi nkuru neza twese tugatangira nabikiri mu maguru mashya. Naje ndirurangiza umwe mwisanzure uwoherejwe na Nyagasani ndi umwami w'amayobera matagatifu. Ndaje mu kanya dukomeze n'akandi gace cy'iyi nkuru yacu dutangiye. Mwebwe icyo musabwa no kuguma ku murongo 5 kuri 5. Buri munsi ni umuzigo, buri munsi ni inkuru nshya. Udufilime tw'ubwenge tumwe twubaka ubuzima. Ndabakunda cyane nuko agace kacu ka mbere kagenze akandi naho ubutaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.